Ndabasuhuje. Yewe ndi Anita Iradukunda. Iyi ni Baba Official. Niba ugiye guhura n'umusore cyangwa umukobwa bwa mbere, ugomba kwirinda ibintu bikurikira tugiye kuvuga. Ibi bintu ugomba kubyitondera igihe ugiye guhura n'umuntu bwa mbere, kuko nyuma yo guhura n'uwo mwahuye asigarana ibibazo mu mutwe bati ese uyu muntu twahuye none ni inshuti ya nyayo cyangwa ni inshuti yo kwizerwa twagumana ndetse twagirana byinshi dupanga. Mu rukundo akenshi na kenshi hari igihe umusore cyangwa umukobwa musohokana ugasanga imyitwarire nyine agize ahubwo bwa mbere mugihura akavuga ati nowe ntago uyu nguyu ari uwa nyawe, oya kampindure, ntago, mbese bigatuma utanifuza kuzongera kumubona cyangwa guhura nawe. Wowe mu ruhande rwawe dusigiye muri comment igitekerezo cyawe, utubwire ni iki kintu wumva gishobora gutuma utishimira umuntu muhuye bwa mbere, ndetse bikaba byaba n'intandaro yo kugira ngo ntimuzongere guhura n'ubucuti bwanyu bwe bwarangirira aho ngaho bitewe n'iyo myifatire yagize bwa mbere muhura. Igitekerezo cyawe ni ingenzi, turagikeneye. Niba umuhungu cyangwa umukobwa bagiye guhura bwa mbere, kugira ngo ibiganiro byabo bigende neza ndetse niba na ngombwa bakomezanye no mu munyenga w'urukundo mu buryo bwiza cyangwa mu buryo biboroheye, ibintu nibyo ugomba kwirinda ku gihe cyanyu mu gihura. Twakita nka first date. Musohokanye igihe wenda nk'umusore agusabye dusohoke, ese uwo musore ugomba kwitwara ute cyangwa we mukobwa ugomba kwitwara ute kuri iyo first date yanyu. Ishuri ry'urukundo niryo tugiye kuvugaho imyitwarire tugomba kugira igihe umuntu duhuye bwa mbere, twakita first date, imyitwarire tugomba kujya cyangwa ibyo tugomba kwirinda kugira ngo bidaca cyangwa bituma umuntu twasohokanye adutera icyizere. Ikintu cya mbere tugomba kwirinda ni ku mpande zombi ndi kugenda bivugaho, kwirinda kwambara ibigukoza isoni. Aha kirazira kikazirizwa kuba ugiye guhura n'umusore cyangwa umukobwa bwa mbere ukambara imyenda ituma uwo muri kumwe kwibazaho cyangwa akakubona mu yindi shusho itari y'ukuri bya nyabyo. Ndetse ahangaha ku myambaro tuba tugomba kwitonda cyane, kuko abantu benshi bashobora kukwibeshyaho bitewe n'uko kuntu wambaye, especially kuri uwo muri kumwe. Hamwe ushobora gusanga umuntu muri kumwe afite n'ipfunwe ryo kuba mwagendana. Ku myambaro ugiye kwambara ugiye gusohokana n'umuntu ku gihe cyanyu cya mbere, ubyitondere. Nyine ya myambaro ikojeje isoni cyane cyane ku bakobwa, tujye tubyitondera. Ishobora gutuma umusore musohokanye by'ako kanya agucishamo ijisho. Icya kabiri, irinde kunywa ibisindisha. Ahangaha abantu benshi ntabwo bajya babiha agaciro, ariko niba ushaka ko uwo mwagiye guhura cyangwa mwasohokanye agutega amatwi akakwemerera ubushuti cyangwa agafata ibyo umubwira nk'aho ari ibintu biri serious, irinde kuba wanywa ibisindisha, kuko ashobora kugufata nk'aho uri umunywi uraho, ndetse n'ibyo umubwiye ntabe yabiha agaciro akavuga ati y'abasinzi. Ndetse n'ejo mwabiganiraho wowe uzi ko wabikoze ubimubwira uri seriye, wakavuga come on baby, nari nzi ko wakiniraga, nabonaga wasinze. Ahangaha rero ugihura n'umukobwa bwa mbere cyangwa asohokanye n'umusore, irinde kunywa ibisindisha, nabyo tujye tubyitaho. Cya gatatu, irinde kuvuga ku byerekeranye no mwahoze mukundana, umu ex mu yandi magambo. Umukobwa cyangwa umusore ugiye gutereta cyangwa guteretwa, si byiza ko uterura ikiganiro ko mwahoze mukundana, ko ashobora gutekereza ko ari we ugifite mu bitekerezo byawe, ndetse akabona ko ari ukumutesha umwanya we, akaba nyine agucishijemo ijisho cyangwa irindi jambo ryari rikomeye ryari rimuri ku mutima yaragiye kuba yakubwira akarireka, kuko arumva mu kanwa kawe ndetse no mu mutima no mu bwenge no mu bitekerezo nta kindi kikurimo, ni wa muntu mwahoze mukundana. Ahangaha rero igihe wasohokanye n'umuhungu cyangwa umukobwa ari bwo bwa mbere, te wenda gahunda yo kuba mwajya mu rukundo, si byiza kuvuga ku mu ex wawe kuko ntago ari byiza. Icya kane, gerageza ntiwinjire mu buzima bwe bwite. Everyone agira privacy cyangwa ikintu twita private life. Winjire mu buzima bwe. Umusore mukobwa, ntukihutire kwinjira mu buzima bwite bw'uwo ugiye guhura nawe bwa mbere, gusanga utangiye kumubaza utubazo nyine tundi dushobora gutuma umuntu ahita atekereza akavuga ati umuntu ukahubuka. Ashobora kugufata nk'aho ufite indi intention, ufite izindi gahunda atari ukugira ngo byibura uhure nawe muganire. Ahangaha bishobora gutuma yagutakariza icyizere, kuko arabona urahubuka, uravuga cyane. Gerageza nyine ntiwinjire mu buzima bwe bwite
bigenda gahoro gahoro. Remember it's your first time musohokanye cyangwa mugiye kuganira, ntabwo ari byiza guhita umwereka ko ukeneye kumumenyaho byinshi cyane. Ahangaha ndabivuga ku mpande zombi, haba umukobwa cyangwa umuhungu. Ushobora gusohokana n'umuntu ugahita utangira kumva ko ku kanya ugomba guhita umenya life ye kuva avutse kugeza aho agezaho. Ntabwo ari byiza, ntabwo biba bisa neza cyane. Ibi ngibi bishobora gutuma gutakariza icyizere yari yarakugiriye cyangwa n'ikindi kintu yakubonagamo, agatekereza ko ushobora kuba ufite izindi mpamvu zawe ku ruhande zishobora gutuma mushaka kuba mwaba inshuti. Cya gatanu, irinde kuvuga ibyerekeye imibonano mpuzabitsina. Ahangaha ku mpande zombi biratureba. Iyo uganiriye n'umuntu ari bwo bwa mbere mugiye kuganira akumva mu bitekerezo byawe nta kindi kibereyemo ni imibonano mpuzabitsina, shani gakeya umubano ushobora gukomeza. Abantu bagiye guhura bwa mbere by'umwihariko bagamije gutsura umubano wihariye ushobora kubaganisha ku rukundo, si byiza ko uhingutsa amagambo yerekeye sex. Ahangaha azagufata nk'umuntu udafite ikindi amukurikiyeho cyangwa yumva nta yindi ntego ishobora kuba yabahuza mu buzima bwanyu, ahubwo nta kindi bitekereza ari iyo mibonano mpuzabitsina. Ahangaha bizatuma gufata ukundi kuntu kutari kwiza. Ariko wibuke neza ko ari ubwo munsi wawe wa mbere, nicyo gihe cyanyu cya mbere mubonye cyo kuganira. Mwakabaye muganira ku bintu bindi biri behind y'ibyo ngibyo, ariko nuzamure sexy ugasanga niyo ushyize imbere, abenshi bahita bumva ubanza uyatari wanya, ugasanga ku nshuro yawe ya mbere utakaje umuntu navuga ko yari uw'ingenzi ku buzima bwawe bitewe n'amagambo uri kugenda wowe uvuga ubwawe atari meza. Ahangaha rero iki kiganiro cyo kuri sex, ku byerekeye sex, ntago ku munsi wawe mwasohokanye cyangwa mwahuye ntago ari byiza kukizana. Ikindi kintu cya gatandatu, twakirinda igihe twahuye n'umuntu bwa mbere, kwirinda kwereka uwo mwahuye ko wifuza ko yajya kukugurira ibyo kurya, ibyo kunywa se. Iri ni ikosa rikomeye cyane. Hari abakobwa bamwe na bamwe bihangishije iyi ngeso itagaragara neza pe imbere y'abasore. Ntago tujya tubiha agaciro, ariko kwifuza kugurirwa ni ingeso abakobwa ibagaragaraho cyane ugereranyije n'abasore. Umukobwa uzirinde kwereka umuhungu mwasohokanye cyangwa mwahuye bwa mbere ko yajya kukugurira. Nimba uhuye n'umuntu bwa mbere, wisara wiyagara ngo bigaragaze ko se washakaga ko muhura ngo ugire ibyo umukuraho ngo akugurire. Oya, reka kwigira umuntu uzi ibintu byinshi, wikishe bugufi, gerageza wiyumanganye. Uwo muri kumwe nabona ni ngombwa ko yakugurira ibyo ngibyo ukeneye, azabikora atabimusabye pe. Ntabwo ari byiza kwereka umuntu ko isondeye byaho mugiye, ntabwo ari byiza, bituma naho agucisha n'ijisho. Cya karindwi twavuga ko ari nk'aho ari cyo cya nyuma mu byo twabateguriye, kujya guhura n'umuntu bwa mbere witwaje inshuti yawe. Aka ni akageso, wenda tureke no ko tutarinjira neza muri ibi byo guhura ku munsi wa mbere. Umuntu yagutumiye ni umukunzi wawe, ufashe inshuti zawe urikoreye. Ibi bikunda nanone kugaragara cyane ku bakobwa ugereranyije n'abahungu. Ukafata inshuti yawe murashoreranye muragiye, ntabwo bigaragara neza. Ni nk'aho rero mwaba mugiye guhura bwa mbere ugasanga ujyanye inshuti yawe. Iki ni ikintu kitari cyiza na gato. Niba ugiye guhura n'umuntu bwa mbere, si ngombwa ko witwaza undi muntu. Oya, mbese uba utari wamenyana nawe neza, warangiza kukurira indi inshuti yawe cyangwa ukaza wikorera inshuti yawe. Yego birashoboka yuko umuntu mwamugiye guhura utamwizeye, utizeye n'umutekano wawe, ariko nanone wite ko mugiye guhurira. Nimba mugiye out, nta mpamvu yo kuza witwaje inshuti yawe ngo inshuti yanjye ngo ngiye gusohokana n'umuhungu afite amafaranga tugende. No, ntabwo ari byiza cyane. Ese uwo muntu ugiye kureba wumva we yagira ikintu akubwira, tuvuge ko wenda yari agufiteho intego nziza cyangwa yashakaga ko mugira byinshi birenze muganire, wumva ari wowe wagira icyo uvuga igihe ubona uwo wari witeze ko muri buganire byinshi agize undi muntu azana? Ntabwo biba bisa neza. Tubyirinde cyane biba ku bakobwa, ariko tugerageze tubigabanye. Ntabwo biba bisa neza kuri first date yawe. Erega inshuti tugira imico itandukanye. Yego dushobora kuba turi inshuti, ariko personality zacu ziratandukanye. Ibaze rero kwikururira umuntu tazi, akenshi nta nubwo aba mu nshuti zacu, nibo bari abanzi bacu, ukagerayo ugasanga yitwaye nabi, hahandi umuhungu ahita kujajinga agendeye kuri iyo nshuti yawe cyangwa kuri uwo waje witwaje. Abanyarwanda bavuga neza bati mbwira abo mugendana nkubwire uwo uriwe. Ugasanga kujajinza cyangwa gucira urubanza agendeye kuri uwo nguwo abonye imbere yawe,
ugasanga utakaje amahirwe, nakita ko yari nk'amahirwe wari ubonye yo kuba wagira ikintu kize mutekereza. Bityo rero tujye twitonda cyane igihe ugiye guhura n'umuntu bwa mbere, cyane cyane bishobora kukubera intandaro y'uko umubano wanyu ntekereza ko mwari mugiye gutangira cyangwa mwifuzaga kuzageza kure birangirira aho ngaho bitewe n'imyitwarire wagize, ntabwo ari byiza. Byose tujye tubyitaho. Ibyo nibyo twabasha kubabwira ku myitwarire tugomba kugira igihe twahuye n'umuntu bwa mbere. Birafasha cyane cyane mu by'urukundo, biragufasha. Ujye ubyitondera, ugire icyo utubwira nawe ubona gishobora kukubera intandaro cyangwa imbogamizi ishobora gutuma utifuza kongera guhura n'uwo mwahuye uwo munsi, kugira ngo twungurane ibitekerezo. Murakoze cyane. Iyi ni Baba Official, ikiganiro cyacu ni Ishuri ry'Urukundo. Turabakunda cyane.